ibyo bintu bibaho nyine kubera ya mashyari uri kubyumva. Urabona iyo umuntu yamamaye hariho abantu bo bari kugira iki hari n'abandi bagira ishyari bakavuga ati uriya muntu ntiyakakibayeho, uriya muntu tugomba kugira iki kumumanura, uri kubyumva. Nibyo abanyacyangugu turi kuzira. Ukumva ko ari abana babiri bose babyarira rimwe cyangwa umwe yamubyara akiri umunyeshuri undi amubyara nyuma. Nubwo tumubuze ariko ni intwari. Mama, hari abantu benshi bari kuvuga ibintu bigiye bitandukanye, abari hanze y'igihugu, abari mu Rwanda barakwibaza bati se umuntu yaziki. Wenda mwebwe nk'ababyeyi bumva mwabumaye hafi, ndibaza niki mushobora kumukeka ko yaba yazize. Ntako batagize bamushyize muri radio indwarirabura ibizamini bamutumye n'imyanda nyiva mu buzima bw'umuntu biba negative. Arwaye umutwe cyane, icyo gihe ari kubira ibyuya byinshi. Ntabwo ndamubaza ntese nta kindi kibazo ufite, arambwira ati umutwe uranyishe. Ahubwo ubu none se nta kintu wakumva washobora muri aka kanya cyo kurya? Arambwira ati shakira umuneke akamama senge. Naramuhaye ashonaho rimwe gusa. Yes, kanizere ko umeze neza cyane udukurikirana umunsi ku munsi. Ndabema kora subscribe, like, share na comment kuri 550 Kigali 250 ndetse na Keza TV show. Nizere ko mumeze neza cyane mwe hose mu bice bigiye bitandukanye. Nibagiye no kuvuga na Fani TV 550 nawe tuba twagendanye mu rugendo rutoroshye. Turi hano Nyamasheke, twagiye kwitabaro aho twagiye gutabara abagize ibyago. Ntandi rero ni kwa Vava wo muzi nka Dorimbogo. Turi kumwe n'umumama, akaba ari mama wiwe ndetse n'umuturanyi. Turaza kuganira byinshi, ariko nyamuneka mwebwe aho muherere hose, mwebwe mwagira icyo mwabasha gufasha, kuko abantu bagize ibyago nta muntu uterwa yiteguye. So ubwo rero mwebwe aho muherere hose mu bice bigiye bitandukanye, abari hanze y'igihugu, mwese mubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, mumeze neza ariko mugire icyo mufasha hano, kubera ko tugomba gusura n'abasigara, kabone nuko hari uwabashije gutambuka akagenda, ariko hari abasigaye bagomba kugira icyo babasha kugeraho. So ni igiti paso nga cyatanga tuzakanza mabere shambi byabuze mufite abadebe cyangwa se nkananiye abagugunye. Meze neza? Tumeze neza nta kibazo, ariko ikibazo turagifite kubera ko twabuze umuntu. Amazina yawe? Nitwa Musabimana Emmanuel, wakunda kunyita Kibuye. Ndi muramu wiwe. Mwana bite? Ngizo. Neza. Mama, katuguha ikaze. Mama, nawe turi kuganira. Ikaze. Amakuru. No gukomeza kwihangana ntago babyoroshye. Wenda twajya ngo tuganire muri make wenda kugira ngo n'abadukurikira bagira icyo babasha kumenya. So Vava mwamenye ko arwaye ryari? Kwa nyine nkwayo. Okay. Mu bibereho wenda tujye wenda mu byaranze Vava hari amakuru twumvisha yuko afite abana bangahe? Okay. Yagiye muri Bokase. Yegereze mikoro. Baza kugira yego.
nese kuko kumva ko ari abana babiri bose yababyariye rimwe cyangwa umwe yamubyara akiri umunyeshuri undi amubyara nyuma so none se yaje kujya mu mujyi wa Kigali gute yego muturanye vava we hora umuzi gute baba ni muramu wanjye ko nari muzi ko umukecuru bisobanuye nuko bimeze nta n'ibirengaho ariko ko nari muzi ni umuntu wakundaga abantu ntiyagutambukagaho ngo abure kugusuhuza ntiyagendaga ngo abure kuvuga ati wowe ukeneye iki mu dufaranga yabonaga yazaga kubyumva yazaga akadukemurira ibibazo twebwe twifitiye ko mu cyaro ubundi akisubirira hariya agakomeza akagira iki agakora ibyo yagombaga gukora nuko jye nari muzi kuko nubwo tumubuze ariko ni intwari mama hari abantu benshi bari kuvuga ibintu bigiye bitandukanye abari hanze y'igihugu abari mu Rwanda barakwibaza bati se umuntu yaziki wenda mwebwe nk'ababyeyi bumva mwabumaye hafi ndibaza niki mushobora kumukeka ko yaba yazize ariko yari afite umutwe utigeze kubaho uwo mutwe ukamurya tugatumikisira mu mazi tumurambika mu gahanga isunika mu muriro nayo yasunika biruma iza kujyaho nawe ukagenda umurya gake gake kugira aryama agasinzira kandi bari kuvuza induru nyavuga ko mukumwisha Valentina rero nibwo buryo burwayi yahuye nabwo abaganga ntako batagize bamushyize muri radiyo indwara irabura ibizamini bamutumye bijyanye n'imyanda nyiva mu buzima bw'umuntu biba negatifu urabona n'umunsi ntabwo nzi ikintu cyamushe cyacyo hari amakuru twamenye yuko cyangwa wenda mwebwe wenda mwari muhari mwe mwabasha kubitubwira neza kuko mushobora kuba mubizi hari amakuru avuga yuko ashobora kuba yararwaye akiva intanga mu bukwe nibyo ariko nyuma yaho agera Kigali niho byarembeye rwego kwa imisatsi yose bari bahora gutse nawe wamuherukiye ntabwo byoroshye mubyeyi nuko mbaza kwihangana muri Kigali hashize muri kuta kingiye mu nzu yakingiyemo mara ko nakingiye rero wenda yo kwetesha kare hamata ntabwo ngiye kwiterera ko kumbongo ageze mu cyaro ntabwo byoroshye so hari abantu bagiye bamuba hafi wenda umunsi ku munsi ari kwa muganga hari amakuru ari ku ruhande ushobora kwenda mufite ukavuga ati wenda uyu muntu hari umuntu amushobora kuba waramugiriye nabi bitewe n'ukuntu abanye n'abantu cyangwa se wenda abari kuvuga ngo wenda ngo ni amashyari ibyo bintu murabyumva gute mwebwe Imana nyiri umutima w'abantu kandi Imana
bishibanga mu mutima ukora mu nda y'umuntu yego rero wabikoze wese niba nyuma kumara cyangwa kumaga ari ibyo ari byo bwari byo ntabwo ntekera ntabwo ngira gute ubwo ni kumana y'ibanga. Okay, tujye muri cya gihe akimara kugera i Kigali ukabona aririmbye indirimbo ye ya mbere, ni mwebwe nk'ababyeyi mwabyakiye gute? tumara kubona iriya ndirimbo haje abanyamakuru n'ahangaha batandukanye pe, imodoka nk'esheshatu ziraja zigeze ahangaha ziratubaza ngo iwawe wa baba ni hehe, noneho baba uri kubyumva baba ntabwo twebwe mu cyaro twari twarimenye, noneho babuze baba tubatse ese wa baba ninde, turangije uri kubyumva twumva ngo ni Valentine uri kubyumva, noneho ubwo ngubwo twese tuberekeza mu rugo pe, reba kano gahanda twese kuzamukamo turagenda tumwereka mu rugo, bamukorera ibyo bari gukora uri kubyumva, amashusho byose n'ibyo batuganirizaga icyo gihe twarabyumvaga. Cyabukoze ikintu nakubwira, twumvishe tunezerewe yuko tubonye natwe umusitari hano iwacu uri kubyumva, noneho nyuma yaho dukomeza twumva akomeje kwamamara aramamara, amaze kwamamara none reba ibintu bitubayeho nyine ahise yipira, ariko muri makeya sibyo, muri make ibyo navuga kuko uyu mumama uri kubyumva, uyu nguyu ni nyina wawe na Jean Paul, urabyumva, ni nyina wawe na Jean Paul, uyu nguyu uriya yaraje mu kigwi cy'uko Jean Paul yaba kihari uri kubyumva, ubwo rero n'ubundi nawe ibyabaye kuri Jean Paul nawe bimubayeho, nawe aragiye, mbabarire nta bindi navuga. Iki mama? Mama ngo ngwiki? Ubwishyuza abanyacyangugu? Abanyacyangugu nyine, abanyacyangugu bari kuduhiga cyane. Niko ariko vuga. Nese mubona ari kubera iki ibyo bintu bibaho? Ibyo bintu bibaho nyine kubera ya mashyari uri kubyumva. Urabona iyo umuntu yamamaye hari abantu bo bari kugira iki, hari n'abandi bagira ishyari bakavuga ati uriya muntu ni yakakibayeho, uriya muntu tugomba kugira iki kumumanura uri kubyumva. Nibyo abanyacyangugu turi kuzira uri kubyumva. Nimba rero mudukorera ubuvugizi niharamuka harabonetse wenda uwundi muntu utuvukamo, kuko turatabyara, dufite barumuna bacu, dufite bakuru bacu, tugomba kugira iki bafite nabo iki akazongera akazuka, mutubabarire mutubwirira abo bantu bitonde, kuko natwe abanyacyangugu natwe turahari. Nimba bashaka rero kuntu tuzakira Nyiragashondozi, tuzamuzana Nyiragashondozi. Ntabwo tuzi ikintu ariko tuzi, ariko tuzi yuko ntabwo ari indwara imwishe tu, afite ibintu ko tuzahura mu gitondo, afite ikimujyanye nawe urabibona. ari bujye no guca muri scaneri bakareba ikintu bazo yaba afite, ahubwo umunsi yagiye guca muri scaneri ni kwa gatandatu, niwo munsi batangaje ko yitabye Imana. Uwo munsi akimara kugeramo gusa yanjye no koroherwa yaraje ibiganiro atubwira ukuntu yari amerewe, akayavuga ati njye narwaye umutwe ngo ngira ngo ngiye ngo gutaha, ndavuga ati wasanga ari bya bindi imitwe isigaye yarateye umuntu agahita ataha, tugira ngo nyine ni ibintu biri aho ngaho, turavuga uko biri araza kumera neza. Mu mushuti wacu cyane ko twajya tuganira, noneho twumva nyine ni bya bindi bisanzwe, nimba umuntu yarakize cyangwa ari koroherwa uko biri nyine
Imana yaza kubikora amere neza. Haciye iminsi nibwo yavuze ati ngiye kunyura mu cyuma, yaravuga ati uraza kumera neza, nutaha nuvayo uhita uduhamagara kuko hari n'umushuti wanjye wamushakaga tuba turi kumwe. Aravuga ati ngiye nimvayo ndahita nza kubareba. Birangira gutyo nyine batubwiye kugira ngo atubwiye ati byagenze gutya, basanga ndwaye iki, ahubwo bahita baduha umuruto, yitabye Imana. Bamaze kwihangana rero. Mama, hari abantu wenda ashobora kuba bafite ko muri ino si hari igihe umuntu ashobora kuba afite umutima mwiza, n'abafite umutima mibi ntabwo bajya babura, ariko wenda kandi najya kubigiye ku ruhande rw'umuntu ushobora kuba yabasha kuba yagufasha. Ndetse niba bishoboka nimero uyize mu mutwe irazwi. Nimero menyegereza nyivuge kugira ngo 078 72 40 n'ubundi 41. nawe urayizi mwana yisubiramo twumve. barafata yasubiramo 078 7 40 41. Anazibwenge pe. Handitseho nigaba. Abadukurikiye mwe muherere hose mu bice bigiye bitandukanye. Uri hanze y'igihugu. Abari hanze y'igihugu Biri kuri WhatsApp n'ubu byoroshye. yego. Iri kuri WhatsApp umuntu ushaka kohereza kuri Western Union akoresha amazina yandika nigaba ati honeste, yagira icyo afasha uyu muryango kuko nyamuneka buriya nubwo umuntu abagiye ntacyo tubwira. Icyo navuga kuko Paul twaramubuze, yari inshuti yacu mu muryango, none n'undi muntu nawe turamubuze, ariko mugomba nimba hari umuntu wadufasha adufashe, kuko urabona Paul yarageze ahantu kure. Urabona Paul ahantu yarageze ahantu kure cyane, rwo byumva ahantu hashimishije. None uriya we yaragitangira nawe, none turamubuze. Mu by'ukuri umuntu waba uri kutwumva cyangwa uzatwumva, nimba hari ikintu yadufasha adufashe. Mu by'ukuri niryo jambo nari mfite. Mama, Abantu bakurikirana bino biganiro uko biri, ni abantu bagira imitima kandi ni abantu bakundaga bava nk'ibisanzwe. Ni ukuri baragira ikintu bakora, natwe nk'inshuti turabakorera ubuvugizi kandi biraza kumera neza. gusa nanjye Vava ni muri umunange wo kwa data wacu. Ubwo nari ndwaje mama ndi Kibogora. Vava yahageze mpari. Giye kubona mbona bamuzanye ku kagare. Akimara guhashyika kubera ko nge nari mpuze ariko waramenya. Numva arampamagaye. Rambwira ati ese umenye ko ngeze hano? Ntiyego. Ndamwakira. Tumushyira ku gitanda. Gerageza kumubaza uko arwaye. Ambwira n'umwuka muke, ambwira ko arwaye umutwe cyane. Icyo gihe yari ari kubira ibyuya byinshi. Nuko ndamubaza ntese nta kindi kibazo ufite? Arambwira ati umutwe uranyishe. Ahubwo ubu none se nta kintu wakumva washobora muri aka kanya cyo kurya? Arambwira ati shakira umuneke akamama senge. Naramuhaye ashonaho rimwe gusa. Nuko arambwira ati umutwe uranyishe pe. Kuva navuka no bwa mbere ndwaye umutwe umeze gutya. Kuko ndi kumva watatanye. Ubwo twaje yahubwo arambwira ati ndi kumva n'imbeho ibaye nyinshi nyorosa. Turamworosa. Yatutubikanye ibyuya byinshi cyane. Tekereza navuga ntese ubu koko n'uyu mutwe? Arambwira ati ni umutwe ni wonyishe. Nuko ubwo nanjye hashize akanya tuba turasezeye. Ubwo ndataha nanjye nayo makunziho kuri Vava, ariko yari umuntu mwiza, yari umuntu ubana n'abantu, yari umuntu wita ku miryango, yari umuntu ubwira ikibazo
akacyumva cyane kandi ukabona nta buryarya afite. Ubwo rero ndimo nshima mvuga nti Imana izamuhe iruhuko ridashira. Abadukurikiye ngira ngo ibyo tuganiriye n'aba bantu mwabyumvishe, gerageza kongera mbibutsa babwira ngo nyamuneka mugire icyo mufasha. Amazina n'indigaba Theoneste nimero bazibahaye abari hanze igihugu, mwe nari ndi kubwira mwe mubasha gukoresha ama Western Union cyangwa se mugakoresha ubundi buryo bwo kohereza amafaranga mu Rwanda. Mwebwe mwakunze Vava mwese hari icyo mwakora. Ijambo rya nyuma dusoza wisabira abantu babadukurikiye. Ikintu nasaba abantu badukurikiye nuko mu bantu bakundaga Vava bagira ikintu bakora. Nimba bafite ikintu bakora badukorera, kuko twebwe hano turi mu cyaro, uri kubona ahantu turi nawe urahabona, uri kubyumva nawe urahabona, ni mu cyaro, nta mafaranga tuba dufite, ntaki, nta mitungo, ntaki, uri kubyumva. Ariko ikintu namusa yigendera hariya abadiruhuko ridashira, natwe tumuri inyuma. Wenda ibyo yari asigaje wenda hari abazabikora, ariko umuntu wabasha kudugira ikintu inkunga yadufasha adufashe. Nibyo mfite, nibyo wenda ndi kuvuga. Ibindi Imana izabikora. Hanyuma mama, wenda dusoza najya nkubaze, wenda watubwiye ko hari igihe cyageze akabana n'umugabo bakaza kumucika. Kuri ubu ngubu umugabo babyaranye ari ikintu afasha abana, wenda nk'uburyo nko kubishyura amashuri cyangwa wenda kugira icyo bafasha mu buzima busanzwe, cyane abafasha. Undi wa undi bakundanaga sumwibuka. Niwe amundi we nta kintu abafasha habe na kimwe. Twifashirize umwana wacu, nta kindi kintu. Uyu ni umwana wacu, urabizi. Njyewe mbana amakayi natsinzanije umwaka wa 3 namenye ko nifomo y'ishuri bamutangiraga igihumbi cyo kujya ku ishuri. Nanjye icyo nakoraga nayishinzwe ni kumusukura ku mubiri no kumwogosha n'ibindi, ariko nyine bamwambikaga nawe nyine byose niwe babimukorera. Ntabwo byoroshye. Urumva nimba umuntu yarabyaye akaterereyo akigendera, ubushobozi buke Vava yari afite avuga ati ngewe abana banjye nzabitaho, undi akaba ari aho ngaho nta kintu akora. Tibaza ni ikintu kigayitse, naho hari aho aherereye hose yigaye pe. ugasanga papa w'abana ari gutererana uwo mukobwa kandi mu by'ukuri sigeze barafatanyije. Rero nk'uko bafatanyije kugira kubyara uwo mwana, mba numva bagakwiye no gufatanya kumurera. Ntago kuba batandukanye, ntago umwana azagira azabigenderamo ngo nuko ngo ababyeyi urukundo rwabo rwatandukanye. Umwana n'uwabo ni inshingano zabo, wenda nubwo batandukana ariko umwana akagira ikintu yakorerwa. Ndumva atabaye birumvikana. So bagira ngo mbahereze ubutumwa umuntu yatanze. Hari umuntu witwa Mama Teta ari hanze y'igihugu, yifuje yuko uyu mwana azayamwishyurira amafaranga y'ishuri. Ni ukuvuga ngo rero Mama Teta aho uherere hose, nimero ngira ngo yazibahaye ziri no ku kiganiro tuzishyiraho. Mama Teta umuryango, nimero ye ningi udaca hirya no ku ruhande. Numukenera unahamagara kuri ya nimero iri kuri WhatsApp, unahamagara video call akwereke, kuko hari igihe umuntu ashobora kwitirira bitari byo. Ni ukuvuga ngo
Mama Teta aho uherereye hose, nimero iri ku kiganiro, uze kumva ikiganiro hanyuma ufatemo nimero uvugane n'umuryango wa Vava, utaza guca hirya ku ruhande. Ukoresha WhatsApp ubwo araza kuba ari hafi, hanyuma we araza kubahamagara video call. Mukanya dusoza ikiganiro tumuhamagara tumuhereze nimero, hanyuma ubwo we yemeye yayishyurira amafaranga y'ishuri umwana. Ni benshi cyane bagiye babyifuza bakabura amanimero, ariko twe nimero turazitanze. Ubwo turaza kubahuza nawe, hanyuma ubwo muzavugana uburyo muzabigenda. Reka tubashimire rero kuba mwemeye kuganira natwe. So ni Giti Depas ngo cyatanga tuzakanza mabere, twaganiraga n'umuryango wa Vava, batuganirije byinshi. Nawe uherere hose, nizere ko hari icyo ubashe kutoranyamo ku giti cyawe. Hari byinshi cyane byavuzwe, tunenga n'umubyeyi n'umupapa wabyaye abana, ugasanga umwana abayeho atazi ko abayeho. Ndizere ko atari ubugabo, n'ubugabo mbwa, kuko ntago natinya kumutuka ko ibyo yakoze ntago ari ibintu bishimishije. Ntago ari ikintu wagena wirate mu bantu ngo narabyaye ndereje ahandi, ariko wagombye kuba nk'umuntu w'umugabo waragize icyo ukora kano kanya. Umwana abayeho yishyurwa yarabayeho yishyurirwa na Vava mu kano kanya nta gihari, yitabye Imana. Ese nkaho umugabo uhereye aho ngaho wicuza ko wabyaye, wateye imbuto hanze, umari iki uwo wabyaye? Reka nkugaye ku giti cyanjye, nawe uhuri nawe wigaye, n'abandi uri nkanjye nawe wamugaya. Reka tubashimire, mukore subscribe. Imana ibarinde.